Yes, ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kigali CNN. Ndagusuhuje kandi gushimira nanone umuhate ndetse n'umurava udahwema kutwereka ko turi kumwe ureba video zacu ukanda like ndetse uduha na comment. Shimwe ni ryawe rero tubikuye ku mutima ndetse nawe utarakanda subscribe reka nkubwire ni uyu munsi ube ari wo munsi wo kuyikanda rwose kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bizajya bitambuka hano. Igitondo rero cyiza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nahorane namwe. Twihuse cyane rero reka nite mbabwira breaking news n'amakuru agezweho cyangwa se abyutse avugwa muri iki gitondo. Amakuru ari kuvugwa nyine mu gipolisi cy'u Rwanda n'amavugurura amwe agiye atandukanye ndetse no gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ku bapolisi bagiye batandukanye. Hano rero amakuru ari kutugeraho nuko abapolisi 154 harimo nyine umwe ufite ipeti rya CP, ubwo nyine ni Commissioner of Police ndetse n'abandi batandatu bafite ipeti rya SP, Assistant Commissioner of Police, barimo ndetse na SP Celestin Twahirwa. Uyu akaba yarigeze kuba nyine umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Aba rero ubu ngubu tuvugana rwose bamaze gushyirwa mu kiruhuko k'izabukuru, hanyuma igihugu nyine cyangwa se leta ikaba ibashimira umuhate bagize nyine mu kuharanira iterambere ndetse n'umutekano urambye w'igihugu cyacu nyine cy'u Rwanda. Aba bagabo bakaba barakoze nyine akazi gakomeye cyane, aho rwose nk'abanyarwanda twese dukwiye kubashimira umurava n'umuhate bagaragaje nyine mu mirimo yabo ya buri munsi, kandi nanone tubifuriza ishya n'ihirwe nyine mu kiruhuko nyine bagiye kujyamo kizabukuru, ndetse tubashimira umurava wabo ndetse kandi tunabifuriza ishya n'ihirwe mu bindi bagiye kwerekezamo amaboko, yaba business cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bashobora kuba bagiye kujyamo muri iki gihe nyine basigaje kuri iyi si yacu. Tubabwira tuti kudeshapo mwarakoze cyane, kandi banyarwanda nanone dukomeze tubabwire tuti amahirwe masa mu bindi mugiye kwerekezaho amaboko. Polisi y'u Rwanda rero ikaba ikomeje kwerekana nyine ubunyamwuga mu kazi kabo ka buri munsi, aho rwose ubu abanyarwanda bose bakomeza bashima uburyo polisi y'u Rwanda ikomeje kwitwara mu bintu bitandukanye. Polisi yo mu muhanda, polisi yo mu nzego zitandukanye nyinshi zigiye zitandukanye nyine mu kazi kabo. Ubu ngubu rwose hakaba muri Afurika ndetse no ku isi hose u Rwanda ari igihugu gifite igipolisi gikomeye cyane gikora kinyamwuga, kandi ari igipolisi ndetse kinasavinga amahanga, dore ko ubu dufite abapolisi muri Mozambique, dufite abapolisi mu bihugu bigiye bitandukanye nyine bari gufasha kugarura amahoro muri ibyo bihugu, bigaragaza nyine ko igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda ari inzego zikomeye cyane hano kuri iyi si yacu, cyane cyane muri Afurika. Ni Kigali CNN rero, iyo ni breaking news nari nkufitiye, nkubwira gumana natwe ukanda subscribe, uduha like ndetse na comment. Tuze kugaruka mu zindi breaking news mu kanya kagiye kuza. Yes, ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kigali CNN. Ndagusuhuje kandi gushimira nanone umuhate ndetse n'umurava udahwema kutwereka ko turi kumwe ureba video zacu ukanda like ndetse uduha na comment. Shimwe ni ryawe rero tubikuye ku mutima ndetse nawe utarakanda subscribe reka nkubwire ni uyu munsi ube ari wo munsi wo kuyikanda rwose kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bizajya bitambuka hano. Igitondo rero cyiza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nahorane namwe. Twihuse cyane rero reka nite mbabwira breaking news n'amakuru agezweho cyangwa se abyutse avugwa muri iki gitondo. Amakuru ari kuvugwa nyine mu gipolisi cy'u Rwanda n'amavugurura amwe agiye atandukanye ndetse no gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ku bapolisi bagiye batandukanye. Hano rero amakuru ari kutugeraho
nuko abapolisi 154 harimo nyine umwe ufite ipeti rya CP, ubwo nyine ni Commissioner of Police, ndetse n'abandi batandatu bafite ipeti rya SP, Assistant Commissioner of Police, barimo ndetse na SP Celestin Twahirwa. Uyu akaba yarigeze kuba nyine umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Aba rero ubu ngubu tuvugana rwose bamaze gushyirwa mu kiruhuko k'izabukuru, hanyuma igihugu nyine cyangwa se leta ikaba ibashimira umuhate bagize nyine mu kuharanira iterambere ndetse n'umutekano urambye w'igihugu cyacu nyine cy'u Rwanda. Aba bagabo bakaba barakoze nyine akazi gakomeye cyane, aho rwose nk'abanyarwanda twese dukwiye kubashimira umurava n'umuhate bagaragaje nyine mu mirimo yabo ya buri munsi, kandi nanone tubifuriza ishya n'ihirwe nyine mu kiruhuko nyine bagiye kujyamo kizabukuru, ndetse tubashimira umurava wabo, ndetse kandi tunabifuriza ishya n'ihirwe mu bindi bagiye kwerekezamo amaboko, yaba business cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bashobora kuba bagiye kujyamo muri iki gihe nyine basigaje kuri iyi si yacu. Tubabwira tuti kudeshapo, mwarakoze cyane, kandi banyarwanda nanone dukomeze tubabwire tuti amahirwe masa mu bindi mugiye kwerekezaho amaboko. Polisi y'u Rwanda rero ikaba ikomeje kwerekana nyine ubunyamwuga mu kazi kabo ka buri munsi, aho rwose ubu abanyarwanda bose bakomeza bashima uburyo polisi y'u Rwanda ikomeje kwitwara mu bintu bitandukanye, polisi yo mu muhanda, polisi yo mu nzego zitandukanye nyinshi zigiye zitandukanye nyine mu kazi kabo. Ubu ngubu rwose hakaba muri Afurika ndetse no ku isi hose, u Rwanda ari igihugu gifite igipolisi gikomeye cyane gikora kinyamwuga, kandi ari igipolisi ndetse kinasavinga amahanga, dore ko ubu dufite abapolisi muri Mozambique, dufite amapolisi mu bihugu bigiye bitandukanye nyine bari gufasha kugarura amahoro muri ibyo bihugu, bigaragaza nyine ko igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda ari inzego zikomeye cyane hano kuri iyi si yacu, cyane cyane muri Afurika. Ni Kigali CNN rero, iyo ni breaking news nari nkufitiye, nkubwira gumana natwe ukanda subscribe, uduha like ndetse na comment, tuze kugaruka mu zindi breaking news mu kanya kagiye kuza.